nari ndimo kurera abana batatu, umugore wanjye ari kuryamana n'inshuti yanjye. Umunsi wakurikiyeho natangiye gukora ubushakashatsi, nibwo namenye ukuri kose. Sandrine na Claude bari bamaze imyaka 4 bakundana rwihishwa. Babonaga nkiri mu kazi, banandikiranaga buri munsi. Hari n'ubutumwa bwinshi bwerekanaga ko ibyo bakoraga byari bimaze igihe kirekire. Neza abakunzi ba Tradis Zone TV, turabashimiye cyane ko mukomeje kudukurikirana mu bikorwa byacu tubagezaho buri munsi. Turabashimiye kandi turabakunda cyane. Nitwa Dusabe Jose. Channel yacu ishingiye kubagezaho inkuru z'urukundo, inkuru za family, inkuru zishingiye ku buzima busanzwe, inkuru zibanezeza. Ewana, nawe niba ufite inkuru wakifuza kutugezaho, uratwandikira muri comment, uzaze dusangiza inkuru yawe. Murakoze cyane. Ubu tugiye kubagezaho, uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru mpamo twahawe n'umukunzi wacu Patrick yandikiye Tradis Zone TV asaba ko twasangiza abantu ubuzima yanyuzemo kugira ngo bibabere isomo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwite bw'abavugwa muri iyi nkuru. Inkuru yacu y'uyu munsi iragira iti: nari ndimo kurera abana batatu, umugore wanjye ari kuryamana n'inshuti yanjye imyaka 4. Reka dutangire. Twagiye. Nitwa Patrick, nashakanye na Sandrine imyaka 10 yose. Twari dufite abana batatu kandi abantu benshi batwifurizaga ibyiza kubera ukuntu twabaga tubanye neza. Nakundaga umugore wanjye cyane, naramwizeraga ku buryo ntari gutekereza ko hari ikintu na kimwe yankorera nkumva kimvune umutima. Nari mfite inshuti yanjye magara yitwa Claude. Twari tumaze imyaka irenga 12 turi inshuti. Claude yageraga mu rugo iwacu igihe icyo ari cyo cyose. Abana banjye bamwitaga uncle. Kubera akazi nakoraga, nakundaga kujya mu ngendo. Hari igihe namaraga iminsi 3 cyangwa 4 ntari mu rugo. Umunsi umwe nkiri mu kazi nahamagaye umugore wanjye, telefone ye ntiyayifata. Nyuma y'isaha nibwo yampamagaye ambwira ko yari yasohokanye n'inshuti ze. Sinigeze mbitekerezaho cyane, ariko umunsi yagendaga ashira natangiye kubona ibintu bidasanzwe. Sandrine yahoraga ahishe fone ye. Iyo nabaga ninjiye mu cyumba yahitaga ayifunga. Hari n'igihe nijoro namukangukanye nsanga ari kwandikirana n'umuntu, ambonye ahita afunga telefone. Naramubajije nti: Sandrine, hari ikibazo? Aransubiza ati: oya, ni inshuti yanjye twarimo kuganira. Naracecetse. Hashize amezi nkiri kwibaza byinshi. Umunsi umwe nagiye mu rugendo rw'akazi, ariko nsubira mu rugo ntabibabwiye. Ngeze mu rugo kare cyane, ninjiye mu gipangu. Natunguwe no kubona imodoka ya Claude iparitse. Natekereje ko yaje kudusura nk'ibisanzwe. Ninjiye mu nzu bucece. Icyo nabonye cyahise gihindura ubuzima bwanjye.
numvise amajwi yabo mu cyumba. Nkimara gusunika urugi, Claude na Sandrine bahise bahagarara bafite ubwoba bwinshi. Claude yahise ashaka gusobanura ibintu ariko nta jambo nashoboraga kumva muri ako kanya. Numvise isi indangiranye. Narebye umuntu nizeraga kurusha abandi n'umugore twari tumaranye imyaka 10. Narasohotse ntavuze ijambo na rimwe. Umunsi wakurikiyeho natangiye gukora ubushakashatsi, nibwo namenye ukuri kose. Sandrine na Claude bari bamaze imyaka 4 bakundana rwihishwa. Babonaga nkiri mu kazi, banandikiranaga buri munsi. Hari n'ubutumwa bwinshi bwerekanaga ko ibyo bakoraga byari bimaze igihe kirekire. Icyambabaje kurushaho ni uko abantu bamwe bo mu muryango bari babizi ariko ntibabimbwire. Numvise umutima umenetse. Natekereje ku bana banjye 3. Natekereje ku myaka yose nari maze nkora cyane kugira ngo umuryango wanjye ugire ubuzima bwiza. Sandrine yansabye imbabazi inshuro nyinshi. Claude nawe yarampamagaye ashaka ko twakongera kuba inshuti. Ariko hari ibintu bimwe umuntu adashobora kwibagirwa. Nyuma y'igihe kinini cyo gutekereza, nahisemo gutandukana na Sandrine. Ntabwo byari byoroshye kubera abana, ariko numvaga ntari kongera kubana n'umuntu utakinyubaha. Uyu munsi abana banjye turacyabonana kandi ndabakunda cyane. Icyakora icyo kigeragezo cyanyigishije ikintu kimwe: ntugomba guha umuntu icyizere gihumye. Urukundo rugomba kujyana no kubahana no kuvugisha ukuri. Iyo ibyo bibuze mu muryango, ushobora gusenyuka mu kanya gato. Icyantangaje Patrick kurushaho ni uko nyuma y'umwaka umwe atandukanye na Sandrine, Claude nawe yamusize. Sandrine yagerageje kongera kuvugana na Patrick amusaba imbabazi, ariko byari byararangiye. Patrick yamusubije amagambo atazigera yibagirwa: nababariye, ariko sinshobora kongera kwizera umuntu wamennye umutima wanjye inshuro nyinshi. Uyu munsi Patrick arera abana be kandi akomeje ku buzima bwe. Sandrine we yicuza icyemezo yafashe kuko yatakaje umugabo wamukundaga by'ukuri ndetse n'umuryango mwiza yari afite cyane rwose. Bakunzi ba Tradies Zone TV, ese mwebwe mubyumva gute? Patrick yakoze neza gutandukana na Sandrine cyangwa yari akwiye kumuha amahirwe ya kabiri? Twandikire muri komenti ibitekerezo byawe. Niba wakunze iyi nkuru, kanda like, share, subscribe. Dukomeze kubana no mu zindi nkuru. Murakoze cyane.